biherukana Helena amenya ko Mahoro atwite inda ya Kindigiti, naho inkuru y'ifungwa rya Sine yarabaye kimomo. Byifashe bite? Mukurikira umukino. Umva sha, izo mbaho nimuzipakire vuba. Mugire vuba nyine ndashaka kugenda. Allo? Allo chérie? Ndakumva. Chérie kunkuye umutima. Iragiye ntiba maraso. Mbwira nyine habaye iki? Helena bimugendekeye bite chérie? Nese kura ntumbwira. Ninde? Ngo mabukwe? Mabukwe bayikise kandi? Ndakumva. Akoze impanuka tese? Chérie mbwira wirira mbwira. Sora. Wambwiye koko. Bigenze bite nicyo nshaka kumenya? Yego. Nuko Mana y'u Rwanda koko. Nagira ngo mubaze niba uri hafi nsanga ku kazi njyana kwa muganga kumureba. Ubu se ko kuretse Kindigiti ko muruza atanakarabye. Ubu ntiyakaba ajya kurwaza umugore we. Nanjye de. Hanyuma se bari abana bagasigarana nande koko. Ubu se koko kumva ugiye kurwaza amabukwe mu bitaro teta biragenda bite chérie? Ndakumva. Mutamujyana nta kibazo. Kuko ngo namukigira n'Imana kandi agomba gukomeza konka. Nubwo yatangiye guhabwa ubufasha bwe. Ibyo nibyo rwose. Ahubwo ntiwibagirwe kujyana impapuro wandika ibyo wigenzuye Sora. Uranyumva Sora? Naremvuze ngo ntiwibagirwe kujyana impapuro wandika ibyo wigenzuyeho. Kuko nubwo twaba tutari kumwe, uba ugomba gukomeza kwigenzura kugira ngo tumenye iminsi tugezemo niba ari uburumbuke cyangwa atari uburumbuke. Sibyo chérie? Ndakumva. Ahubwo amaze kutureba kwa muganga. Yego. Ubanjije mu rugo zinzanira kuko tuvugana ngiye kureba uko ngera kwa muganga. Kindege. Ndakumva muri gare. Icyaha nyine ni ibigikora. Urebe ingaruka se nyine z'imyitwarire yawe udahwitse. Yawe no kuri Marigari. Ubwenge buza ubujiji buhise. Aha. Iyo menya ko ari uko bizagenda mba narabaye umugabo muzima. Cyakora n'ibitaguha isomo uzabutumva. Marigari. Karama. Ndabona kangutse. Ayi Mana we. Ndagushimiye n'impamo ya Mungu. Ndagushimiye Mana we. Urakoze kuba tata we. Karama. Kindigiti arakora iki hano? Urumva umeze ute nyabo? Umeze utere. Nakomeze. Solange ari he? Solange? N'ubu mama ntabwo yaje kundeba. Ariko Mana we. Mama wawe se shahu. Mama iki? Ugira ngo warorohewe. Nawe yakoze impanuka aje kukurwaza. Nyumvira Kindigiti none. Ubu se umuntu uri mu bibazo nk'ibi ngibi iyo ni inkuru yo kumwakiriza koko? Oya Marigari. Ngira niba ibyo kindi kitavuga ari byo. Ngo mama yakoze impanuka. Here. Nyine mama wawe akimara kumva ibyakubayeho. Byagenze gute? Yaje aje kukurwaza. Nuko nyine nawe bakoze impanuka. Ubu rero arwariye ku kigo nderabuzima. Ni Solange umurwaje. Ariko Bikira Mariya Nyirimpuhwe. Uyu muryango wagucumuye iki? Ihangane rwose. Wagucumuye iki gituma uhorana ibyago bidashira? Here. Ndabizi nanjye ndi mu mpamvu zazanye ibyago bidashira muri uyu muryango. Ubanza ari njye uvumye bikaba bibagiraho ingaruka. Gusa ndakwinginze umbabarire rwose. Kuko iyo menya ko bizagenda bityo ntabwo mba naritwaye kuriya. Ariko
se kindigi rwose ko nagukunze uri umwe ko ntacyo wamburanye ndabizi rwose kuki wahisemo kunyitura ibintu nka biriya ntabwo bizasubira ariko kunsuzuguza amahoro kwicisha abana banjye agahinda babeshya ko amahoro ari mubyara wawe rwose nabisabiye imbabazi reba ibibaye ku mwana wanjye akanezero ese ubundi ari he yasigaye ku rugo n'abarumuna yasigaye ku rugo n'abarumuna asa noneho ubu sinsanga rirashyano ngo ni mahoro ryamekuye koko oya humura humura ntacyo baba ahubwo se wamugana ikindi ndakumva marega wowe wasanze abana none se here basi urambabariye urumva ukuntu uyu muceri uryoshye ntwa gusa uravuze ngo bandusha guteka shera nta soni wowe se urarushwa rukundo ahubwo sheri karame ko kuvuga ari ugutaruka uwakwisabira ikintu kimwe n'igiki se mana yanjye ko nteye ubwoba nifuzaga kugusaba ko twajya gusura Sine kuri gereza umva shera ubwo se kuko ibyo ni ibintu nsaba usa n'uwingenga koko rega dukwiye kubikora nk'inshingano kuko après tout Sine ni inshuti yacu cyane hatatazanakeka ko turi inshuti gito zimwe zitererana umuntu ari mu mwijima ariko ni ukuri siniyumvisha ahantu Sine yakuye umutima wo kwiba amafaranga angana kuriya pe noneho amayeri yakoresheje yezu we sha nubwo yari umunyamakosa kwiba ntabwo byari ibintu bye pe sheri nyine bijya bibaho umuntu akagwa ku nshuti mbi zikamuhindura byanze bikunze n'uriya musore wamukururiye ibibazo gusa nyine hari ubwo Imana ikunyuzaho akanyafu kugira ngo wige dukwiye kubyakira nta kundi akanyafu sheri ubu se koko kariya ni akanyafu kanyuze kuri Sine cyangwa ni ikibano ibaze nawe uburoka agiye kubamo anatwite akazabyariramo sheri birababaje ibyo kandi cyane pe ariko se ko nta kindi umuntu nyine yabikora twagira dute ko ibyo yakoze ari icyaha gusa nyine dukwiye kumuba hafi tukamukomeza kumva ko nubwo afunze agifite inshuti ahubwo se uko ubwawe wumva twajya kumusura ryari sheri sha nyine ni ukubaza igihe basurira kuko ntabwo ntekereza ko igihe cyose washaka gusura umuntu kuri gereza wamusura nanone ikindi kandi ni ukumusengera kugira ngo Imana imuhe imbaraga zo kwiyakira ibyo byo ni ukuri ibyo ni ukuri njye sinshobora kurambika umusaya ntamuzirikanye mu isengesho ni byiza ni ukuri hanyuma hagati aho sheri karame nubwo sinababaje ariko hari inkuru yo kwishimira yesu rukundo mama wawe umva iyo ni inkuru yo gushimira Imana ni ukuri Imana mve ko tuyishimira uzi buriya ukuntu mama wanjye yari yarampangayikishije ese ko twavugaga inkuru yo kwishima kandi nkaba mbona wijimye mu maso sheri bigenze bite ahubwo urumva ukuntu uba wikunda cyane ntwa ko mama wanjye ni mama wawe wenyine se sorry darling mama wacu shenge waruzi rero ngo ni we wenyine yarahangayikishije oya ndabizi sheri ubu se nubwo uruhare runini n'urw'Imana kugira ngo abantu bo gushimirwa ku mwanya wa kabiri si wowe na Peter erega ntabwo nari kubura guhangayikishwa no kubona utishimye kubera uburwayi bw'umubyeyi wacu ikintu cyatumye utajya kwiga muri Amerika reka biriya nta birenze nzaba njyayo ahubwo ikinshimishije nyine kurushaho nuko turi kwitegura ubukwe nta mihangayiko ako kanusho cyakora sishiri uzi ko amasaha yo gusubira ku kazi ageze tugende none se rukundo wabyemeje se nyine nimugoroba turatana ngo utekere ihorere mama ihorere kibondo cece kuramira neza gusa uyu mwana koko n'ibikiyariye byamuteye diyare bigezaho koko rwamwe nanjye simbizi pe ubundi numvaga uyu mutore wagakwiye kurwara kubera gukambakamba atoragira ibyo abonye byose ashyira mu kanwa naho se umwana ungana gutya koko oya kanseri ntabwo kurwara diyare bisaba kuba uri mukuru cyangwa uri umwana ako nanone iyo mu nda byidura ubanganyije nyine uko waba ungana kose urayirwara wowe se ntujya uyirwara cyakora nanone ubu si yose sera abakiriya hano ntaba yamumfashije nkigira no mu kazi ni ikibazo rwose ubu se abakiriya banjye nagombaga gusuka ndakomeza mbarerege koko
uzi ko kare hari abampamagaye barakaye. Bihangane nyine nabo bishyire mu mwanya wawe baramutse barwaje umwana. Ahubwo se sheri ntabwo ejo wakwihangana ukamusigarana nkareka gukomeza gushwana n'abakiriya. Reka kanseri oya ariko se umusigaranye wawe wakwereka ishansi iri hariya. Ishansi siri mbuzemo n'umunsi n'umwe byapfapfana burundu oya ntabwo byakunda rwose byo bisubirana. Ndamutse nsibye naba nisibiye amarira yewe. Ariko uzi ko wampaye akazi yambwiye ko afite gahunda yo kubaka andi mazu munsi y'ikigo cy'ishuri kandi yanyijeje ko tuzakomeza kubera ko yishimiye imikorere yanjye. None nawe ngo nsibe oya ubusenge abakiriya nari mfitanye nabo gahunda ejo mbahombe koko rwamwe. Oya amva ntabwo byakunda rwose sheri ntabwo nasiba akazi pe. Ubwo nyine gusigana biratangiye. Ariko ubundi buriya kanseri ndakumva Cecile wamugarura hanyuma mama wawe tukamushakira umukozi kubizi ko abakozi baza hano bintu birakazi ngo kubera abana b'inkurikirane kandi urabizi Cecile we yarabihanganiraga kuko ari nkabi. Hanyuma se mama yasabye ko Cecile asubira mu rugo kuko ayobewe ko gushaka umukozi bibaho. Wajya ureka kwikunda sheri. Ariko ntabwo ari ukwikunda ngiye n'igitekerezo natangaga pe. Nuko rero yababa we ndebera no kurarongera ituma mu myenda. Mana we akusuye umwana nibiki yariye koko. Baba we arongera ritumye nanone. Umva reka mve hano. Imvura butese ariko. Yewe kanseri natebyaga kera rero buriyo twarwaraga agakanzu baduhaga amazi y'umuceri buryo ngo akora umuti. Humura kibondo cyanjye humura uraza kumera neza. Ahubwo se rwamwe ndakumva uyu mwana wamujyana kwa muganga. Kwa muganga se ko aramutse abonye umuti byamufasha gukira vuba bityo bikatworohera kumusigira umuturanyi nanjye nkajya mu kazi mpetse uyu muto. Ariko se wabanje ukagerageza ayo mazi y'umuceri nakubwiraga ko nabyo bivura mbizi. Wa mugano wabigerageza. Nuko bigerageza pe. Nubundi se wa mbere mbyumvanye. Bariga birakora. Hanyuma n'abakiriya nagombaga gusuka uyu munsi nkabasaba bakigora bakazaza nkabasukira hano mu rugo ejo. Hari icyo se. Aho kunsibye akazi rwose kwishansiye wabigenza utyo. Ye baba we. Bigenze bite? Nari nibagiye ko ejo dufitanye gahunda na Mukesha. Ayiwe. Nzabifatanya nte no gusuka se mana yanjye. Baba we. Sharange nkaba nabyibukaga. Uzi ko wagira ngo nanjye nahushye ku nyama di. Ya. Chabuse ndakora ikibaho. Mitemo kujya ku kazi nice gahunda ya Mukesha. Mitemo kujya ku kigo nderabuzima nice akazi banyirukane. Reka nkwereke sheri. Wowe uzindukire mu kazi. Ngewe ningera ku kigo nderabuzima ndasaba Mukesha twakire mu isaha yawe y'ikiruhuko. Ariko uzi ko ibyo ari byo di. Umva koranga rwose kora unyunguye inama. Kindi gitasaba imbabazi ubu sizo kwiyerurutsa naho ubutaha. Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isa 8:00 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro. Hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 81 13 120 cyangwa se 0788 43 52 06. Bitihise ukatwandikira kuri email. Adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro.